muri iyi minsi ikoranabuhanga riteye imbere cyane ku buryo hari application zimwe na zimwe zishobora kwifashishwa ku ifoto kandi ifoto igakora ibintu bitangaje umuntu atakiyumvisha ubwe. Hari ukuntu ufata ifoto, iyi foto runaka isanzwe ukayishyira muri application, wajya kwemeza nk'ibintu wanditse ukandika ibintu ushaka ko iyo foto iza kuvugaho, wamara kubyandika neza ukabishyiramo, hanyuma ukabisacinga ku buryo iyo foto mu kanya gatoya itangira kubiridinga ikabisoma mpaka byose bivuze mu magambo rusange, ibyo bita AI. Niyo ngo hari za application nyinshi ushyiramo ifoto ikavuga nk'aho ari umuntu wavugiyemo kandi bitewe n'ibyo wemejemo nta kintu wigeze ukora. Nk'ubu iyi application itunganya ifoto ku buryo ihinduka uburyo nawe utiyumvisha. Urabona iyi ni ifoto isanzwe ishyizemo mu kanya, urabona ifoto yahindutse, wambaye ibintu uri ahantu utamenya kabisa, ahantu utigeze unaba. Urabona nk'ubu imyambarire mfite, ahantu ndi honyine, ni ibintu utakiyumvisha nk'umuntu. Hagiye hari utuntu twinshi hari aho ifoto, hari aho videwo igenda ihinduranya. Iyi ngiyi irakora amaserivisi menshi atandukanye ku buryo umuntu abibonye atamenya ngo ibi bintu bibaho. Urabona ni uduce ni utuntu tugize nko mu 10, uhitamo akantu wumva kakunyuze kajyanye n'iyo foto. Harimo ibintu byinshi bitandukanye cyane. Hari n'ukuntu ujya ubona ku mbuga nkoranyambaga hari nk'umuntu washyizeho ifoto, harangiza ukabona umwenda yuzuho azanye ibintu by'amapinya, amatuza manini, kandi wabonaga ari umuntu nyine unanutse, urabona afite size ye bwite, ariko ukabona yisabaga, ukabona umwenda w'igituza cyaje. Ibi bintu mbere umuntu yabibonaga nk'amaji, akabona nk'ibintu bitabayeho. Bikunze kuba cyane cyane kenshi mu mafilimi, hari ubwo ubona akantu gato k'agace gatoya ntunakiteho cyane, ariko gafite icyo gasobanuye. Hari n'amaserivisi menshi mu application yishyurwa akora ibintu bitangaje ku buryo hadapfa kugerwaho n'ababonetse bose, keretse wenda uwakoresheje serivisi y'ubuntu. Ariko hari serivisi nyinshi bakora zitangaje ziba ziri mu application cyangwa mu mashini akomeye cyane ku buryo iyo serivisi utayikora utabishyuye. Rero ibi bintu hari abantu babimenye kera, babikuramo amafaranga menshi kandi bikoreye ubwabo. Nk'ubu izi ni application zikorwa n'abantu, ariko bitewe n'uko ikoranabuhanga baryitayeho cyane na mbere hose, nibo bari kugenda babyaza umusaruro ibikorwa byabo, bitewe n'uko bahaye umwanya ikoranabuhanga bakariteza imbere cyane. Ikintu cyose iyo wagishyizemo imbaraga kirakora, kikaba cyakugirira akamaro muri rusange, kikagirira n'abandi akamaro. Rero ibi bintu hari ibiteye ubwoba, hari ibitangaje, hari ibishimishije, kandi abantu babikoze mu buryo bworoshye cyane kuba wabikora, nubwo hari bimwe biba bikaze ku buryo bizamo no kuba wabishyura bikabije kabisa, uburyo icyo kintu kibona ukibaza uburyo cyakozwemo bikakuyobera. AI